Igihe kiragera Hezekiya agira ubwibone mu mutima, yishyira hejuru aribagirwa. Igihe inka z'umwami wa Babuloni zazaga kugira ngo atange ubuhamya, avuge gukomera kw'Imana n'imirimo Imana yakoze, aritonda abagaragariza Arsenal. Ese twebwe abazi wacu ntitiye tubereka Arsenal? Ahari si cyo dufite cyo gutanga. Abaje badukumbuye twizera kimwe twakakwiye kwicara tukavuga ubuntu bw'Imana duhuriyeho, aho ntitukubereka Arsenal. Mbese ibibazo byawe ubijyana imbere y'Imana nyuma yo kubibwira bangahe? Hari ibintu biducikiraho tukabanza tukashakira hano na hariya, ariko reka mbabwire, ntihakagire amaganya aturuka mu kanwa kawe ngo ajye mu gutwi k'umuntu atarinjira mu gutwi kw'Imana. Ntibikabeho rwose. N'uburyo bwa muntu. Imana yumva amaganya yacu atari uko twayiteza ibihembo. Nyamara amasengesho yacu menshi abarimo ibintu Imana izahembwa niramuka igusubije, kugira ngo ikore ubushake bwawe abantu bazayiramya, kugira ngo ikore ubushake bwawe abantu bazamenya ko ari Imana ikomeye, kugira ngo ikore ubushake bwawe abantu bazamenya ko ari Imana ishoboye. Mbese ukayitega utuntu nka tumwe tuduhenda abana. Ariko dushima Imana yuko no muduhenda abana Imana igiba igisubizo cyacu. Tano gipfuye. Rimwe na rimwe tujye dushima Imana kubw'ubushake bwayo. Igihe cyaje kugera, Hezekiya amaze guhura n'ibintu bibiri bikomeye. Yaragiye guterwa na Senakeribu kubw'ubuntu bw'Imana. Imana itsemba ingabo zose kugera ku wanyuma Senakeribu yari afite. Inshuro ya kabiri Hezekiya atumwaho ngo iminsi 3 urabupfuye. Nako ntago iminsi 3 siyo gupfa, bwo yaravuze ati iyi ndwara ntago uzayikira uzapfa. Nuko arasenga ararira nkuko bisanzwe, aserebeta ibirenge nkuko bisanzwe. Imana iravuga iti ngwaye imyaka 15. Hezekiya rero imyaka 15 yayibayemo gute? Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Yesu ashimwe cyane. Mana yacu ikwiriye gushimwa n'ubundi. Amahirwe yongeye kuduha n'ubundi kuba mu nzu yayo. Abahageze nyuma nabo turabakiriye, Imana ibahe umugisha. Wakiriye kare yakiriye nta bashyitsi baraza, ese hari abashyitsi baje nyuma yaho ngo tubakire? Hari abashyitsi bari muri twe. Imana iguhe umugisha, mushiki wacu Imana imuhe umugisha. Tumwakire ngo iki? Turamwakire mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha. Reka kandi basabe kurarika, sibyo yemwe? Sibyo Jean Pierre? Cyangwa mbabwire uburyo tuzabigenza. Ahantu nk'aha tuwe cyane ubundi biroroha kurarika. Birahagije ko abasore bavuga bati turafata abasore 15 20, tugende mu quartier, tugende ku mabutike, turarika umuntu tumubwire ko dufite amateraniro, twabisengeye. Utaje uyu munsi yarya kubwira ati nzaza ejo kandi akabikora. Nukuri mureke twe kubigira ibyacu gusa, kandi Imana izabidushoboza, izabana natwe. Ejo nari nabasezeraniye ko uyu munsi tuza kwigana ikigisho cyitwa Arsenal, sibyo yemwe? Uyu munsi turi ikigisho cyitwa Arsenal. Mbajije ngo abazi Arsenal ni bande, twasanga abantu bose bazi Arsenal, sibyo? Abantu benshi babaje Arsenal barakubwira ko ari ikipe ya hehe? Yo mu Bwongereza. Harimo n'abahanga babizi cyane bakubwira uyu munsi shampiyona iri mu kuntu bayita, bakakubwira umwanya uyu munsi ihagazeho, ibitego imaze gutsinda, bakakubwira igihe umwaka yavukiyemo, ibikombe imaze gutwara. Mbese hari abafite amakuru menshi cyane. Ariko ntabwo Arsenal ngiye kuvuga ari mu Bwongereza, ahubwo ngiye kuvuga Arsenal n'icyo bisobanura. Ijambo Arsenal ni ijambo ry'Igifaransa, mu Cyongereza babyita Arsenal. Arsenal ni ijambo risobanura ububiko bw'intwaro. Turabyumvikanaho? Ububiko bw'iki? Cyangwa se ahantu intwaro zikorerwa, cyangwa ahantu hateranirizwa intwaro nyinshi. Twebwe turaza kubireba mu cyerekezo cy'ububiko bw'intwaro. Mureke dusenge. Mana nziza, turi imbere yawe, tuguteza amatwi. Uwiteka uduhe kumva ijambo ryawe. Mwuka wera yobora imitima yacu
kugira ngo buri wese atahane message ye mu izina rya Yesu. Mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya 18 n'icya 19 n'icya 20 tuhabona igitekerezo kigaruka ku mwami wabayeho mu Bayuda bitaga Hezekiya. Uyu mugabo bitaga Hezekiya yabayeho mu gihe kimwe n'umwami bitaga Senakeribu wari umwami w'Abashuri. Mu gihe cya kera abami bagendaga barushanya imbaraga. Uretse kuba harabaga abami bakuru batwaraga ubwami bunini bitaga empire, bitaga aba-empereur cyangwa se emperors, habaga hariho n'abami igihe umwami yabashoboraga kuba yarakurwanyije akagutsinda akakunyaga akanyaga ibyawe, yamaraga igihe agutwaye ndetse ukamuyoboka. Muri ibi bitekerezo biri muri bino bice tuhabona ko igihe cyageze umwami bitaga Senakeribu akajya atwara abari barimo n'uyu mwami Hezekiya. Ariko Hezekiya igihe kiza kugera, Hezekiya yanga gukomeza kumuyoboka. Hezekiya uyu nguyu yari umwami mwiza. Iyo usomye uhereye mu gice cya 18 cy'igitabo cya kabiri cy'abami, batangira bavuga uburyo yabayeho ari umwami mwiza wayobotse Imana, akica ibigirwamana byinshi akabisenyera, ndetse hari harimo n'ikintu kindi, ya nzoka y'umuringa Mose yari yarakoze. Bari baratangiye gukomeza, Abayisiraheli bari barakomeje kujya bayitambira ibitambo. Igihe Hezekiya yabaga umwami, nayo yarayirimbuye kugira ngo be gukomeza kujya bayifata nk'ikigirwamana kuri bo. Uyu mwami rero Senakeribu, kuko Hezekiya yanze kumuyoboka, yakomeje kujya amutera udutero shuma two kumukangisha no kumutera ubwoba kugira ngo amuyoboke. Turaza rero kubisoma mu gitabo cya kabiri cy'abami, turasoma umurongo wa 10 igice cya 18 umurongo wa 19, aho uyu mwami Senakeribu yatumye umwe mu bagaragu be bitaga Rabushaki. Umurongo wa 19 uravuga ngo Rabushaki arababwira ati, nimubwire Hezekiya nonaha muti, umwami mukuru, umwami wa Ashuri aradutumye ngo ibyo byiringiro byawe ni byiringiro ki? Muri iki gitabo cya kabiri cy'abami mu gice cya 18 ugiye ku murongo wa 33 kugera ku 35 hakomeje ayo magambo yo gukangisha tubona aha ngaha ngo, mbese hari indi mana mu mana z'abanyamahanga yigeze gukiza igihugu cyayo amaboko y'umwami wa Ashuri? Bavugamo ahantu henshi abami bagiye baterwa ariko ntibashobore gutsinda. Nagerageje kubara aho hantu, nabonye mbona ahantu 11 bateye hatandukanye bahatsinda bakabayoboka, kandi bakavuga ko ibigirwamana byabo bitashoboye kubatabara. Imana z'i Hamati n'imana za Arupadi zirihe? Imana z'i Safaravayimu zirihe? Hena ni Iva zirihe? Ngo mbese zakijije ab'i Samariya amaboko ye? Ngo mu mana zose zo muri ibyo bihugu izakijije igihugu cyazo amaboko ye ni izihe? Byabemeza ko Uwiteka yamukiza Yerusalemu. Ibi byose yabikoreye kugira ngo akomeze kugenda mwibutsa ahandi bateye bakahatsinda, Hezekiya atinye amuyoboke. Igihe cyaje kugera, Hezekiya yari yatumye bagaragu be baganiriye n'aba bantu, kuko Hezekiya ntiyasohotse mu nzu ngo aganire nabo, ahubwo uyu Rabushaki yakoresheje uburyo bwose ngo avuga no mu rurimi rw'Abayuda kugira ngo ba bagaragu bari bari aho ngaho bumva ayo magambo yo gutera ubwoba, bahinde umushyitsi bave kuri Hezekiya. Kandi umwami Hezekiya yari yababwiye ngo mugende muceceke ntimugire icyo musubiza amagambo aza kubabwira. Icyo yakoresheje ni ugutuza agaceceka. Iyo nkuru yasubiyeyo iragenda igera kuri Senakeribu. Imugezeho akoresha n'ubundi iyindi nshuro yo kugerageza kubakangisha. Mu gice gikuru cyo cya 19 cya kabiri cy'abami, gitabo cya kabiri cy'abami umurongo wa 10 gukomeza, tubona amagambo menshi y'uburyo yakomeje amutera ubwoba, avuga n'ahandi hantu bagiye bateye. Umurongo wa 10, nimugende mubwire Hezekiya umwami w'Abayuda muti, iyo mana yawe wiringiye ntigushuke ngo Yerusalemu ntabwo hazahabwa umwami wa Ashuri. Wumvise uko abami ba Ashuri bagenje ibihugu byose bakabirimbura rwose, ni wowe uzabakira? Mbese imana z'abanyamahanga abasogokuruza banjye barimbuye zarabakijije? Abigozani ni Harani na Rosefu n'Abanyedeni bari Terasari. Umwami w'i Hamati arihe? Umwami wa Arupadi n'umwami w'umurwa w'i Sefaravayimu n'uw'Ihena n'uw'iva barihe? Bukeye intumwa ziza noneho kuza mu bundi buryo. Ntabwo zakomeje kuza zivuga amagambo gusa, ahubwo bazanye n'urwandiko uyu mwami Senakeribu yandikiye Hezekiya. Ngo bukeye intumwa zishyikiriza Hezekiya urwandiko, ararwakira
ararusoma. Haleluya. Mvuze haleluya mbere y'igihe kubw'amagambo anejeje yaje gukurikiraho. Igihe Hezekiya yasomaga urwandiko rurimo amagambo menshi y'iterabwoba, amagambo menshi yo kumukangisha, amagambo menshi yo kumwibutsa ko bazamutera, Hezekiya ngo yafashe urwo rwandiko arazamuka ajya mu nzu y'Uwiteka arurambura imbere mu rusengero nko kubwira Imana ati, Mana nawe uzi gusoma wisomera ibintu yanditse. Ararurambura arushyira imbere y'Imana kugira ngo Imana isome ibyo Senakeribu yari yamwandikiye. Ku bwanjye narabikunze cyane. Iyo usomye igice cya 18 gitangira kigereranya Dawidi na Senakeribu, barahuye cyane. Bari abami babiri bazi imbere y'Imana. Reka mbabwire, abantu benshi bazi yuko kuyoboka Imana bisaba kuri umunyantege nkeya, kandi koko ntabwo bitandukanye n'ukuri cyane. Bibiliya iravuga ngo Imana yatoranyije ibinyantege nke kugira ngo ikoze isoni ibinyabubasha, yatoranyije abaswa kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Ariko nshima Imana cyane iyo mbonye umuntu w'umwami aza akaborogera imbere y'umwami w'ijuru n'isi. Ni ikimenyetso gikomeye cyo guca bugufi. Iyo mbonye umwami nka Dawidi kubw'icyaha yakoze atinyuka akiyambura imyambaro y'ubwami, akambura ikamba ry'ubwami, akambara ibigunira, akisiga ivu, ni ikintu kinejeje cyane. Senakeribu ngo ajya mu nzu y'Imana akibona urwo rwandiko, ntabwo yarutuye abantu, ntabwo yagiye kubwira abantu benshi ngo atyaze inkuru abwira abantu bose ukuntu agowe, ahubwo yafashe iyo baruwa ngo aragenda ayirambura mu rusengero ajya imbere y'Imana. Mbese ibibazo byawe ubijyana imbere y'Imana nyuma yo kubibwira bangahe? Hari ibintu biducikiraho tukabanza tukashakira hano na hariya, ariko reka mbabwire, ntihakagire amaganya aturuka mu kanwa kawe ngo ajye mu gutwi k'umuntu atarinjira mu gutwi kw'Imana. Ntibikabeho rwose. Hezekiya ati, Mana nawe uzi gusoma, soma iyi baruwa. Murongo wa 15, maze Hezekiya asenga Uwiteka muri imbere ati, Uwiteka Mana ya Isiraheli, wicaye ku bakerubi, ni wowe wenyine Mana y'ibihugu by'abami bo mu isi bose, ni wowe waremye ijuru n'isi. Tega ugutwi kwawe Uwiteka, tega ugutwi wumve. Igihe nasomaga aya magambo naratekereje, abafite abana batoya, iyo umwana akubwira akabona nturi kumva, afata ku gutwi kugira ngo wumve, akajya naguhindukiza umutwe. Mfite umuhungu nyange ugeze muri iyo myaka, iyo avuga akabona ndikora ku ruhande, agira gutya akagarura kugira ngo ndebane nawe. Hezekiya nawe yakora nk'ibyo ngibyo, asubiramo Imana inshuro ebyiri ngo tega ugutwi wumve Mana. Umva, kwejesha amaso yawe Uwiteka, ni kubwira Imana ngo reba, kangu kurebe, nkaho Imana yari isinziriye, kuko yari afite ikintu kimubabaje. Abwira Imana ati, Mana tega ugutwi, nubwo amatwi y'Imana ahora yumva. Mana wejesha amaso yawe urebe Uwiteka, urebe wumva amagambo ya Senakeribu yatumye gutuka Imana ihoraho. Yavuze andi magambo akomeye cyane ameze nk'amatakira ngo tujya tugira. Abantu benshi iyo dusenga, reka mbabwire, hari ukuntu ibintu byadushobeye dusenga nko kwa Hezekiya, tugatangira kubwira Imana amasezerano, tugatangira kubwira Imana ibintu bikanga. Mana urabizi, nubikora uzahabwa icyubahiro. Mana urabizi, nubikora bizatuma abantu bakumenya. Mana mbese ugenda wishyira imbere ibintu bimeze nk'uri kubwira umuntu uvugira ubuguyiguyi, umeze nk'ufite ibikangisho wishyira imbere. N'uburyo bwa muntu, ariko Imana nabwo irabwemera kuko ari Imana y'imbabazi. Icyakora Uwiteka, abami ba Ashuri barimbaye mahanga n'ibihugu byayo, bajugunye imana zabo mu muriro, kuko zitari Imana nyamana, ahubwo zaremwe n'intoki z'abantu, mu biti no mu mabuye, nicyo cyatumye bazirimbura. Nuko none Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze udukize amaboko ye, kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka Imana. Nibi navugaga, ukuntu tujya dusanga Imana ukayishyira imbere ibihembo, ukayitega ibihembo kugira ngo ikore ibintu biri mu mutima wawe. N'uburyo bwa muntu, Imana yumva amaganya yacu atari uko twayiteza ibihembo. Nyamara amasengesho yacu menshi aba arimo ibintu Imana izahembwa niramuka igusubije, kugira ngo ikore ubushake bwawe, abantu bazayiramya, kugira ngo ikore ubushake bwawe, abantu bazamenya ko ari Imana ikomeye, kugira ngo ikore ubushake bwawe, abantu bazamenya ko ari Imana ishoboye. Mbese ukayitega utuntu nka tumwe tuduhenda abana. Ariko dushima Imana yuko no mu duhenda abana Imana igiye igisubizo cyacu.
hanyuma Yesaya mwene Amosi murongo 20 atuma kuri Hezekiya ati Uwiteka Imana ya Isirayeli yavuze ngo kuko wayisabye kuko urengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri irabikwemereye. Hezekiya arazi gusenga, yaraborogaga muri biri bisomye ngo yazaga imbere y'Imana akaboroga ibintu by'ubwami akabishyira ku ruhande. Hari igihe mu by'umwuka tugera ahantu tukumva nge byambayeho sinzi namwe byarababayeho, ukumva hari utuntu duto utagisaba Imana, hari ahantu mwageranye ku buryo Imana izajya yibwiriza ukadukora. Birashoboka ko mwamudufite namwe. Nageze kugira igenda avuga nti rero Mana we kuva uyu munsi ntago nzongera kugusaba imyenda kuko n'indabo zirambara. Nari nabisanye muri Bibiliya, sinifite igihamya. Sinzongera gusaba ibyo kurya kuko n'inyoni zirarya zitasenze. Ubu nari nigize umunyamwuka cyane, nzajya nsaba ibintu by'umwuka gusa, ibintu bituma nkura nkajya imbere. Ariko Hezekiya ntiyareba ko ari umwami, ubwo babumuteye abonye umwami wundi amugeza amajanja, ajya imbere y'Imana iby'ubwami bishyira hasi, araboroga aravuga ati Mana ntabara, Mana ntabara, Mana ntabara. Gira umukobwa mukuru njya mwibutsa amasengesho yajyaga asenga kera yajyaga asenga. Abana ni beza cyane, niyo Bibiliya ivuga ngo ubwami bw'Imana n'ubwabo tujye tubwumva. Yajyaga akunda gusenga kera, tukimwigisha gusenga afite imyaka 3-4, avuga ati Mana rero urinde dadi, twari dufite n'injangwe, avuga ati injangwe nayo irinde, nayo akayisengera. Ariko yamara gusenga abwira Imana uko igomba kurinda injangwe, akaza gusoza abwira Imana ati kandi Imana nawe Imana iguha umugisha, nayo akayisengera, nayo akayisabira umugisha, kandi nawe Imana ikurinde, akayisezera nayo yisabiye kugira ngo nayo Imana iyirinde. By'abana ayo masengesho yari yagiraga. Senakeribu nawe ibibazo byazaga, yabaga umwana akajya imbere y'Imana akarira iby'ubwami akabishyira hasi. Dusenga gute rero? Maze ukuntu tujya dusenga, hari igihe dusenga tutumva n'ibintu turi gusenga, ku buryo umuntu ushoje gusenga nakubaza ati mbwira incamake y'ibintu wasenze ukaba utayibuka. Hari ubwo dusenga by'umuhango. Uyu mwami Hezekiya ntiyarebaga ubwami bwe, yajyaga imbere y'Imana akaboroga, kandi dushima Imana kuko yamwumvise. Ubwa kabiri, igitabo cya kabiri cy'Abami igice 19:35, igihe Senakeribu yari amaze kurakara n'ingabo ze biteguye kurwana, Imana mu masezerano yari yahaye Hezekiya yatumye Yesaya, yarambwiye iti ingabo ze nta nubwo zizigera zitoreza no ku mbuga yawe, ntizigera zitoreza, ntizigera zikorera defile mu mbuga yanyu, ibizigera bibaho, ntizigera zivugira mu mbuga yanyu. Icyaje kubaho ku murongo wa 35 ngo maze mu ijoro ry'uwo munsi marayika w'Uwiteka arasohoka atera urugero rw'Abashuri. Bibiliya itubwira abamarayika, Bibiliya itubwiye abamarayika, itubwiye marayika umwe, marayika umwe w'Uwiteka arasohoka atera urugero rw'Abashuri, yica ingabo zabo agahumbi, ubwo ni ukuvuga ibihumbi 100 n'inzovu 8 n'ibihumbi 80 n'ibihumbi 5, ibihumbi 185 mu ijoro rimwe. Ijoro rigira amasangahe? 12. Waguha abantu 185 bakabashyira ku murongo ngo uze kumara ijoro ubakoraho gusa wigendera, kubakoraho ukigendera, gukoraho gusa n'ikiganza ukigendera, ijoro ryacyo utarabasoza. Ariko muri iryo joro ngo marayika w'Uwiteka yatsembye ingabo 185 za Senakeribu, badateye Hezekiya adatewe, kugira ngo atazagira impamvu yo kwirata urugamba. Ubuntu bw'Imana gusa. Abantu babyutse kare mu gitondo basanga ingabo zose ari imirambo. Byagenze bite kuri Senakeribu? Umurongo wa 36, nyuma y'uko ibyo bibaye ngo nuko Senakeribu umwami wa Ashuri arahava asubira yatura i Nineve, niyo hari umurwa mukuru wa Ashuri. Bukeye ari mu ngoro y'Imana ye Nisiroki aramya Adorameleki na Shariseri, abahungu be baraza bamwicisha inkota, bahera ko bacikira mu gihugu cya Ararati, maze umuhungu we Esari Hadoni yima ingoma ye. Mutekereze, umuntu abonye ibintu marayika w'Uwiteka akoze, ingabo 185 yacungiragaho zishwe, nta n'isasu barashwe, nta n'umuntu n'umwe urashe umyambi n'umwe, nta ngabo y'Abayuda y'imwe yegeze ihagarara aho ngaho, ariko havuye ahunze ajya mu nzu y'ibigirwamana gusenga, n'amaso ye ntiyafunguka ngo aramye iyo Mana ifite ububasha bungana gutyo.
igihe cyaje kugera mu gice cya 20, Hezekiya wari umaze gukira, Senakeribu atarwanye, aza guhura n'ikindi kibazo cya kabiri. Satani ngo yakuburiye hamwe aguterera ahandi. Bibiliya tubwira ngo igihe Yesu Kristo yahuraga nawe amugerageza ari mu butayu, amaze kugerageza ibigeragezo bitatu, ngo nuko yamuteze ikindi gihe. Satani ajya atega ikindi gihe. Mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice 20:1 ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya umwami ararira cyane. Abana bajya bagira ngo abapapa ntibarira, ariko uyu mupapa we yariraga ari n'umwami. Yajyaga arira ari n'umwami. Nuko Hezekiya ararira cyane yerekeye ivure atakambira Uwiteka avuga ati, ndakwinginze. Ariko ashyiramo n'ibindi, aravuga ngo ndakwinginze uyu munsi kuko najyaga. Ibi nabyo bijya bitubaho. Hari abantu bafite amateka y'ubukristo, bafite ibintu bibutse Imana bajyaga. Ukuntu twajyaga tujya muri za burakeye, twajyaga tuzinduka, ukuntu twajyaga dusenga tukiriza ubusa, ukuntu twajyaga dukunda kujya mu cyumba, ukuntu twajyaga dusiba amateraniro, tukaba dufite amateka ya twajyaga. Nari umugabo ntihabwa intebe. Murongo wa 4 ngo ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti, subirayo. Yongeye kubwirwa bwa kabiri ngo subirayo ku bwa Hezekiya. Ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo, numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe, dore nzagukiza ku munsi wa 3, uzazamuka ujye mu nzu y'Uwiteka, kandi ku kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa, mbakiza umwami wa Ashuri, nzawurinda ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Uyu murongo no mu mirongo igitera ikibazo gikomeye muri Bibiliya. Abantu bamwe bafite imyizerere ivuga ngo iyo dusenze cyane Imana ihindura ubushake bwayo. Ngo kuki? Ngo igihe Hezekiya yasenze ngo Imana yahinduye ubushake bwayo, igihe yaragiye gupfa ngo Imana imwongera imyaka 15. Ndagira ngo tubyige muri uyu mujyo. Tubanze dutekereze Imana. Bibiliya ivuga ngo ni Imana itarambirwa, itaruha, ariko kandi ni Imana itibeshya, imenyera iherezo mu itangiriro. Ntabwo amasengesho yacu ahindura umugambi w'Imana. Ntabwo amasengesho yacu ahindura ibyemezo by'Imana. Ntabwo amasengesho yacu ahindura ubushake bw'Imana. Icyo amasengesho yacu no guhinduka kwacu gukora, bibasha gukora ku masezerano yararimo ibigombero. Nimwumvira muzarya ku giti, ariko nimwanga kumvira inkota izabarya. Aho harimo ibintu bibiri: nitwumvira tuzarya, nitutumvira inkota izaturya. Ibi birumvikana neza. Hezekiya arasenga, hanyuma Imana iramukiza, kandi imaze kumukiza inamusezeranira ko izamwongerera imyaka 15. Reka mbabaze ikibazo gikomeye. Uyu munsi turi tariki 17 z'ukwezi kwa 9 mu 2025, sibyo yemwe? Ubu Hezekiya Imana iramutse yamwongereye imyaka 15 kuba uyu munsi, Imana igira imibare ibarwa. Hezekiya yazapfa ku itariki 17 z'ukwezi kwa 9 mu 2040, sibyo? Suko bimeze. Uyu munsi Imana ikubwiye iti uzapfa ku itariki 17 z'ukwezi kwa 9 2040. Umwaka utaha ku itariki nk'iyi watanyuka ukavuga ngo nsigaje imyaka 14. Hamara 5 ukavuga uti nsigaje imyaka 10. Hashira imyaka 10 ukavuga uti nsigaranye imyaka 5. Hasigaye umwaka umwe rero wajya gutura ku irimbi ukahagarara. Wahagarara ku irimbi ukavuga uti Imana yanjye hasigaye iminsi 364, ubu hasigaye iminsi 300. Wabara ku buryo wazajya kugira igihe cyo gupfa warapfuye kera. Byari byoroshye kuri Hezekiya? Ntabwo byari byoroshye gukora imibare y'Imana. Twarangiye tuti Hezekiya agira umugisha, nuko Imana inyongera imyaka 15 yo kubaho.
ugahera uwo munsi wari uti nsigaje. Mujye mushima Imana, kimwe mu bintu byiza yaduhishe ni igihe tuzapfira. Abantu bamwe baba baragiye gutura ku irimbi cyangwa baraguze isanduku bakazibika mu rugo. Umuntu umwe yigeze kujya kwa muganga, abwira muganga ati mugati ngiye nta kindi kintu ndwaye, mfite ikibazo kimwe cy'umubyibuho ukabije, ndagira ngo umfashe nanuke. Muganga aramubwira ati oya, wikwirirwa wirushya, ibizamini nagufashe biranyereka ko uyu mwaka n'undi utazawurenza, genda uzipfira ubyibushye ntacyo bitwaye. Uzipfira ubyibushye ntacyo bitwaye. Wa muntu aragenda bari iminsi, ibiryo biramunanira, gutekereza biramunanira, kubana n'abantu biramunanira. Hashize nk'amezi 6 agaruka kuri muganga amubwira ati muganga ongera upime urebe ko amezi 6 asigaye nzaba napfuye. Muganga aramubwira ati umuti warawubonye, ndabona ibiro byaragiye ku murongo, taha ntugipfuye. Rimwe na rimwe tujye dushima Imana kubw'ubushake bwayo. Igihe cyaje kugera, Hezekiya amaze guhura n'ibintu bibiri bikomeye. Yaragiye guterwa na Senakeribu kubw'ubuntu bw'Imana. Imana itsemba ingabo zose kugera ku wanyuma Senakeribu yari afite. Inshuro ya kabiri Hezekiya atumwaho ngo iminsi 3 urabupfuye. Nako ntago iminsi 3 siyo gupfa, bwo yaravuze ati iyi ndwara ntago uzayikira uzapfa. Nuko arasenga ararira nkuko bisanzwe, aserebeta ibirenge nkuko bisanzwe. Imana iravuga iti ngwaye imyaka 15. Hezekiya rero imyaka 15 yayibayemo gute? Igitabo cya kabiri cy'Abami cya 20:12 turasoma no 13 ngo icyo gihe Baradani mwene Baradani umwami wa Babuloni yohereza Hezekiya inzandiko n'amaturo, kuko yari yumvise uko Hezekiya yarwaye. Maze Hezekiya yakira intumwa ze azimurikira inzu y'ububiko bwe yose yabikagamo ibintu bye by'igiciro cyinshi, ifeza n'izahabu n'imibavu n'amavuta y'igiciro cyinshi, n'inzu ya Arsenal twabonye ko ari iki? Ububiko. Ngo n'inzu ibikwamo intwaro. Arsenal ye nayo arayerekana, n'inzu ibikwamo intwaro zo kurwanisha n'iby'ubutunzi bibonetse mu nzu ye byose. Nta kintu na kimwe cyo mu nzu ye cyangwa mu gihugu cye cyose Hezekiya atazeretse. Reka mbabazi, Imana igukijije Senakeribu ikagukiza indwara yari igiye kukwica, abantu bagusuye babwira iki? Ntiwatanga ubuhamya? Ntiwashimira Imana? Mu kanwa kawe si Imana yabamo? Icyamubayeho ngo yaberetse intwara, abereka ubutunzi, abereka, mbese arabwira ati muze njye kubereka, muze munkurikire, dore hano tubika zahabu, dore hano tubika ifeza, dore intwaro zacu ngiziriye, hari n'izindi tubitsiriye nazo muze njye kuzibereka. Ngo igihugu cyose n'inzu yose byose yarabiberetse. Iyo dukomeje ku murongo wa 15 w'igice cya 20 twari turimo, igihe cyaje kugera ayo makuru aragendagera kuri Yesaya, wari umuhanuzi muri icyo gihe. Arabyumva, yumva ukuntu byagenze, yibuka ukuntu inshuro ya mbere yaje kubwira Hezekiya uburyo Imana izamufasha, Imana izamukiza akatsinda atarwanye. Arazongera guhindukira bwa kabiri amubwira uburyo Imana izamukiza indwara, ndetse Imana ikamwongera n'imyaka 15 yo kubaho. Arongera agarutse yumvise ibyabaye, abaturutse mu bundi bwami baje uko byagenze. Murongo wa 15 arongera amubaza ati mu rugo rwawe bahabonye iki? Babonyemo iki? Reka tubanza nake tukibaze ngo bene data abaje iwacu babona iki? Abadusanga iwacu bahabonye iki? Hezekiya aramusubiza ati ibiri mu rugo rwanjye byose barabibonye, nta kintu na kimwe byo mu byo ntunze ntaberetse. Yesaya abwira Hezekiya ati Yesaya yari umukristo mwiza cyane, yaza ko bari nkatwe cyangwa iyo bari nkanjye naravuga ariko Hezekiya wagira ubwenge buke. Ariko sibyo Yesaya yavuze. Yesaya aramubwiye ngo umva. Ariko umenya nawe nk'iyumva yari kanyeze, ari nko kumbwira ati Hezekiya uranzunaniye Imana. Umva ijambo ry'Uwiteka, igihe kizaza ibiri mu rugo rwawe byose nibyo basogokuruza, si ibyawe gusa, nibyo basogokuruza babitse kugeza ubu
bizajyanwa i Babuloni, nta kintu kizasigara, ni ko Uwiteka avuze. Uyu munsi ibintu basogokuruza bafite bagize uretse no kuba tubitunze, menya nabo tutabazi abenshi muri twebwe. Abantu bazi basekuruza ntabwo ari benshi ahangaha. Sogokuru wamumenya, ariko sogokuruza abenshi ntabwo babazi. Ariko Yesaya yabwiye Hezekiya ngo nibyo basogokuruza bawe babitse, nta na kimwe kizasigara kitajyanywe i Babuloni. Iki gitekerezo ushaka kukiga neza azagisoma mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi mu gice cya 29 kivuga intumwa ziturutse i Babuloni. Ibyo bimaze kuba, inkuru ya Hezekiya ntabwo yakomeje mu gitabo cy'abami, ahubwo yaje gukomereza mu gitabo cya kabiri cyo ku ngoma, mu gice cya 32 turahasoma 20 gusa. Ubundi twikomereze kubwo buntu bw'Imana. Murongo 25 cya kabiri cyo gitabo cya kabiri cyo ku ngoma, igice cya 32 murongo 25 aravuga ngo ariko Hezekiya niyitura ubuntu yagiriwe, kuko yiyogeje mu mutima we, nicyo cyatumye uburakari bumubaho we n'Abayuda n'ab'i Yerusalemu. Hezekiya bibonye arongera ararira. Yari umuntu ushoboye kuvuza induru, yarashoboye korogera Imana. Arongera ararira, arajya imbere y'Imana, yicisha bugufi, yihana ubwibone bwo mu mutima we. Ubwe n'abaturage b'i Yerusalemu bituma uburakari bw'Uwiteka butabageraho ku ngoma ya Hezekiya. Murabona Imana atari Imana nziza? Imana nziza itinda kurakara, yifuza kudukiza igihe cyose, idukurikirana. Bene data, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bibaho cyane ko kuri twikiremwa muntu kumva twegereye Imana cyane, twumva twegereye Imana cyane iyo ubuzima butameze neza. Iyo ibintu bitagenda, turi mu bibazo, mu mage, mu kaga, biratworohera kwegera Imana. Iyo turwaye cyangwa turwaje, ubukene butwugarije cyangwa turi mu nzu y'imbohe, turi mu ntambara cyangwa ibiza, mu gihe cy'ibyorezo cya COVID-19 mwabonye ukuntu ibintu byagenze. Uturamutse turi mu bihe bikomeye, ndababwiza ukuri ntabwo twajya tubatuma abashyitsi bajya bizana, bakwizana. Turi mu bihe bikomeye ntabwo twaba dufite abangaba bankunda guterana ku isabato no baba bahari. Indirimbo murayitwa nkunda guterana ku isabato. Tugira abakristo burya ngo bayifashe mu mutwe, bitwa ngo nkunda guterana ku isabato. Ntandi hantu muzahurira, muzahura icyo akunda no guterana ku isabato. Ibyo mu mibyizi oya. Turi mu bihe bikomeye, n'abankunda guterana ku isabato uyu munsi baba bahari. Igihe cya COVID abantu bamwe bari barabaye abantu b'Imana. Hari n'abantu uboneye igihe yagize ibibazo mu mufuka yaba nta gafaranga karimo, ukabona yaciye bugufi no gusenga isengesho rikomeye bigakunda. Yafashe igitabo cya Bibiliya yongera arakibyutsa. Bene data, reka mbabwire, ubu Kristo ni ubuhunzi, ni uguhunga. N'abakristo b'abakristo ari uko bahunze. Iyo ibintu byajemo ibibazo bahungira ku Mana. Iyo ibisubizo byaje mu mufuka hagarukamo amafaranga, uburwayi bari bafite bukagenda, inzara igashira, intambara barwanaga zikagenda, ujya kubona ukabona n'ubundi Imana yongeye yamubuze. Nubwo ari ubuhunzi ariko hahirwa abahungira ku Uwiteka, kuko niyo uhunze Imana irakwakira. Kuko hari n'abadahungira ku Mana, ibibazo bije bajya kuraguza, kandi bitwa ko ari aba mu nzu y'Imana. Ikintu nabonye kitazana hafi abantu Imana cyane ni urupfu. Abantu benshi urupfu rubaye baravuga bati Imana ubu dukoze ibiki kandi dusenga, twaragusenze, twaragusabye Imana, twakubaye imbere. Abandi iyo tubonye urupfu ruje tubaza Imana ngo wari hehe, wari wagiye he? Nibibazo dukunda kubaza akenshi. Igihe kiragera Hezekiya agira ubwibone mu mutima, yishyira hejuru aribagirwa. Igihe intazi umwami wa Babuloni zazaga kugira ngo atange ubuhamya, avuge gukomera kw'Imana n'imirimo Imana yakoze, aritonda abagaragariza Arsenal. Ese twebwe abazi wacu ntiyo tubereka Arsenal? Ahari sibwo sicyo dufite cyo gutanga. Abaje badukumbuye twizera kimwe twakakwiye kwicara tukavuga ubuntu bw'Imana duhuriyeho, aho ntitukubereka Arsenal. Ushobora kutaba Arsenal nk'Hezekiya, ikaba Arsenal yawe, cyangwa ikaba ari Chelsea cyangwa iyindi. Ikibazo dukwiriye kwibaza ni iki? Ese ubutunzi bwacu nubuhe? Ese ububiko bw'intwaro bwacu nubuhe? Bibiliya itubwira muri Matayo 6:21 kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzagenza gute? Uzaba. Bibiliya kandi yongera kutubwira ku by'intwaro z'umwuka.
Mu Befeso 6 igice umurongo wa 10 kugera ku wa 18 haravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro ebyiri z'Imana. N'ebyiri? Intwaro zingahe? Intwaro zose z'Imana. Intwaro zingana iki? Zose. Ntabwo biri tubwire ebyiri cyangwa eshatu cyangwa enye, ahubwo ni intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Uyu munsi igihugu gitegujwe ngo umwanzi wagiye kugutera, kagiteguza bati hari umwanzi ugiye kugutera, hari uburyo ayo makuru bayabonye, hari abantu bari kwitoza bagiye kugutera. Yari igihugu cyoroheje kidafite intwaro. Ikintu cya mbere ubanza kwigura uvuga uti abantu bagiye kuntera bafite ingabo zingana iki? Ni izihe ngabo bafite? Ese bafite izo mu mazi, bafite izo ku butaka, bafite izo mu kirere? Ibyo byose ayo makuru ukabanza ukayashaka. Ese bafite ibitwaro bimeze bite? Ayo makuru ukayashaka. Icya kabiri, ese igihugu kigiye kuntera gifite imbaraga zingana gute? Bakubwiye bati Amerika niyo igiye kugutera, bisaba kugira ngo witabaze ibihugu by'inshuti, ushakishe intwaro ziremereye zimeze nk'izo Amerika ifite, izibasha kuzimya iza Amerika. Bakubwiye bati ni Uburusiya, Bushinwa, n'ibihugu bikomeye. Ndakubwiza ukuri, witegura nk'umuntu ugiye kurwana n'igihugu gikomeye n'ingabo zikomeye. Hano biri kutubwira abantu turwana nabo ntago ari abantu bambaye umubiri n'amaraso, ahubwo ni imyuka y'ahantu hehe? Hejuru mu ijuru. Niyo mpamvu Bibiliya iduhamagarira kwambara intwaro zose z'Imana, iduhamagarira kuzambara. Nuko rero, kuko turwana n'abantu bakomeye, kuko turwana n'igihugu gikomeye, kuko turwana n'imyuka, twe turi umubiri, kuko turwana n'abantu babaye mu ijuru, twe turi abantu batabaye mu ijuru. Murongo wa 13, nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Haleluya. Ntabwo Pawulo yasoreje aho, yarazitubwiye muhagarare mushikamye. Mujya mubona ukuntu abasirikare bahagarara, sinzi impamvu, ntabwo namenya kwisobanura neza, ariko muzabona ko abasirikare bahagarara bemye, ahindukiza amaso buhoro buhoro, nk'umuntu ugomba kureba iburyo n'ibumoso n'ahandi hose. Iyo hashize umwanya ashobora no guhindukira kugira ngo arebe n'ahandi. Mu mutekano we agomba guhagarara ashikamye. Ntabwo akina n'ibibonye byose ngo uteye agapira gatere, umumotari ntabwo hari agire gutya ajye kubireba. Abasirikare bitwara gutyo, nabona uciye ku muhanda acuruza shikarete agure shikarete, nabona ucuruza amagi afata igi ajye kugura. Ahagarara gutya nk'umuntu nyine uri ku rugamba, nubwo yaba nta ntambara ihari ahora yiteguye. Niko dukwiriye kumera nk'ingabo za Kristo. Dukwiye guhora twiteguye, atari uko hari intambara, atari uko tuziteganya, atari uko twazibonye, ahubwo duhamba guhora dushikamye, byaba byiza byaba bibi. Dukwiye guhora dushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo. Kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu numvaga cyo nakivugaho gato. Kwizera ni ikintu gikomeye, tuzanakiga, tuzagira isomo ryo kwizera. Ni ikintu gikomeye gituma uhagarara mu Mana ukavuga uti nubwo ibihe bikomeye, nubwo ndi kurwana ibintu bikomeye, ariko ngendana n'Imana inesha. Ugahagarara nkaho Hezekiya yahagararaga akayiringira akavuga ati ndi umwami, ariko hari undi mwami unduta ushobora kundwanirira agatsinda abami. Haleluya. Dukwiye kugira ibyiringiro, kwizera kumeze nk'uko nguko. Mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kuri byo kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabirabera bose. Harimo intwaro nyinshi cyane dukwiriye kugira. Ese ugendana zingahe mu kwizera kwawe? Izi ntwaro uzifata gute? Bibiliya yongera kutwibutsa ko niba Imana ariyo butunzi bwacu, twagakwiriye kwihamya kandi icyubahiro cyayo kikaganza ibiganiro byacu. Ikintu Hezekiya yagombaga gukora ariko atakoze ni uguhimbaza Imana yamukijije aho kwihimbaza. Igihe intumwa z'abanyamahanga zitazi Imana zari zimugeze imbere, yarabonye amahirwe yo kugaragaza Imana akayihesha icyubahiro, ariko si byo yakoze. Twebwe iyo tugize amahirwe yo kubona abatizera tubigenza gute? Hezekiya icyo yakoze,
yaberetse ibyo atunze harimo na arsenali ye, harimo ububiko bw'intwaro ze. Malaki 3:16 baravuga ngo maze abo baga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva. Nuko igitabo kikandikwa imbere cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Mbese twebwe dushobora kuganira Uwiteka agatega amatwi? Iyo tuganira umumarayika wacu ntabura ibyo yumva n'ibyo areka. Abefeso 5:19-20 mubwira neza buri n'indirimo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu, mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mubishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bakolosayi 3:4 nuko rero niba mwarazuramwe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza imitima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari ubugingo bwacu azerekanwa, namwe muzerekanwa nawe muri mu bwiza. Bakolosayi 3:14 ariko igeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariye ku mubiri umwe, kandi mugire imitima ishima. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora mujye mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Bibiliya iragenda tugaragariza aho abana b'Imana bahuriye, twakagombye gutaka iki, twagombye kurata iki, twagombye kuganira iki. Bene Data najya mbabwire kugira ngo ijambo ry'Imana riri muri we rigwiriye, ikiganiro cyawe kibemo Imana, kugira ngo Imana iganze ibyo ukora ibivuga, ntabwo ari ibintu bipfa kwizana gusa, ntabwo umuntu abigambirira gutyo gusa, ahubwo kugira ngo Imana ibe insanganyamatsiko y'ururimi rwacu, Imana igomba kuba ituye mu mitima yacu, igomba kubanza kuba insanganyamatsiko y'ubwenge n'ibitekerezo byacu, nibwo bishoboka. Kandi kugira ngo Imana ibe insanganyamatsiko y'imitima yacu, tugomba kwirarika buri munsi, buri saha, buri munota, buri segonda, kugira ngo ibe inshuti yacu magara. Turabikeneye, dukeneye gukundana n'Imana urukundo rwinshi. Hari imvugo mu Kinyarwanda ivuga ngo akuzuye umutima gasesekara ku munwa. Bene Data, bamwe b'inzoga baganira akabari, abamwe b'inzoga baganira akabari. Niyo agiye kukurangira ahantu, usanga ahandi hantu azi guhera ni ku kabari. Agiye kukurangira i Nyamirambo, azi utubari i Nyamirambo. Agiye kukurangira i Remera, azi utubari i Remera. Uzasanga akubwira ati ni hafi ya Bahamas. Ntabwo ngiye utubari ntuzi, ariko ndi gutegura ibyawe mwako ndushaka kugira ngo ntumenye. Ni hafi ya Little 5 n'utwo tuntazi. Ni hafi ya Roxy utubari. Ni hahera. Natwe ahari iyo tugiye kurangira abantu turavuga tuti hafi yo ku rusengero rwa Nyabisindu, hafi yo ku rusengero rwo ku Gisozi, hafi yo ku rusengero. Buri wese agira ibye. Abafana b'umupira bavuga amakipe n'abakinnyi, ugasanga umuntu abakinnyi arabazi. Messi imyaka ye akagura akinisha, ibikombe afite mu ikipe no mu ikipe y'igihugu, ibitego afite mu ikipe no mu ikipe y'igihugu, amafaranga ahembwa, agaciro ko kugurishwa, inzabamo, ibyo byose ugasanga umunyamupira yabifashe mu mutwe. Ariko wamubaza isomo ryo muri Bibiliya bikagorana nubwo yabasenga. Bano bantu bumva urubuga rw'imikino, baruha umwanya. Abanyakabari bavuga akabari, abanyamupira bavuga umupira, abakristo bavuga Kristo kuko ari ubutunzi bwabo. Birakwiriye ko Kristo ari insanganyamatsiko y'ubuzima bwacu. Ese ufite iki mu bubiko bwawe? Ese ufite iki mu bubiko bw'intwaro zawe? Arsenal yawe irimo iki? Ese ufite iki mu bubiko bw'umutima wawe? Ntabwo ijambo ry'Imana ritubuza kumenya ibibera hanze, ibibera ku isi. Ntabwo ijambo ry'Imana ribitubuza, oya rwose. Ariko kandi ntabwo nanone ritubwira kuba abahanga mu by'ubu bugingo ngo tubabaswa mu by'inzira y'Imana. Abahanga babyita kubabaswa mu by'ingenzi cyane, n'abahanga mu by'ingenzi gahoro. Majoring in minor things and minoring in major things. Tukababaswa mu by'ingenzi cyane ariko tukaba abahanga mu by'ingenzi buhoro. Abafaransa bagira umugani uvuga ngo nyereka uwo mutindana nzakubwira uwo ari we. Niba utindana n'Imana abantu bazabibona batiriwe bakubaza, niba udatindana nayo nabyo bizagaragara. Yesu yabikomojeho avuga iby'umugani w'igisonga kibi ariko kiza ubwenge mu by'isi. Muri Luka 16:8 nuko shebuja ashima icyo gisonga kibi kuko
cyakoze iby'ubwenge, kuko abana b'isi ari abanyabwenge mu byo ku ngoma yabo kuruta abana b'umucyo. Biteye agahinda. Biroroshye cyane kubona abakristo babiri baganira, bavuga imodoka zigezweho, bavuga abakinnyi bafite impano kurusha abandi, bavuga amakipe akomeye i Burayi, abandi bavuga imishinga yabo, ibyo bagezeho, akazi no kuzamurwa mu ntera, amazu meza biyubakiye, gutebya n'amashyengo mabi, kunenga no kunegura, bavuga ibitagenda neza mu itorero n'ubuyobozi bwabyo, tukavugana amagambo yuzuye ishyari, inzangano, gusebanya na mu nyangira, ariko ugasanga iby'Imana ni gake. Ese ububiko bw'intwaro bwacu burimo iki? Isaha imwe igashira, amasaha abiri agashira, maze twaba tugiye gutandukana. Cyangwa ukuntu dukunda kubisoza, twaba tugiye gutandukana, twaganiriye, twahuriye mu muganda, twasuranye, twahuriye ahantu mu gihande, twaba tugiye gutandukana, mureke tugenze gute? Dusenge. Kandi ntabwo tuvuga ngo dusenge gusa. Dukunda kurenza akantu, kanaka niwe wavuze amagambo make, nawe ari udusengera. Mugize neza cyane. Bibiliya ivanga amagambo menshi ntaburamo iki? Ntaburamo ibicumuro. Hari igihe umuntu yumva ibintu yavuze akaburamo Imana, akumva n'isengesho ntiryaba rihamye. Niyo mpamvu dukunda gutoranya. Muzabyumva kenshi, iyo yavuze amagambo make nadusengere. Muri Luka 9:58 Yesu aramubwira ati, ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Ese Yesu afite aho kurambika umusaya muri wowe? Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cya Ellen White ku gice cyaho cya 16 cyitwa ubutumwa bwiza muri Antiyokiya. Ndagira ngo mbasomere amagambo make nahakuye make. Muri Antiyokiya niho abigishwa bitiwe abakristo bwa mbere. Bahawe izina kubera ko Kristo ari we wari insanganyamatsiko y'ibyo babwirizaga, ibyo bigishaga, ndetse n'ibiganiro byabo. Haleluya. Muri icyo gitabo kandi ku gice cyaho cya 58 kivuga itorero rinesha, bongeye gusubiramo amagambo ajya gusa nayo ku ipaje ya 363 ku isubi ya 4. Biriya nasomaga biri ku ipaje y'101 ku isubi ya mbere. Ariko ku ipaje ya 363 ku isubi ya 4 baravuze ngo Yesu Kristo, ubwenge n'imbaraga by'Imana, yari insanganyamatsiko ya buri kiganiro cyabo. Haleluya. Bereje izina rya Kristo ari ryo zina ryonyine ryahawe abantu munsi y'ijuru bakwiriye gukirizwamo. Mbese Kristo ni insanganyamatsiko yacu. Ndi kugana ku musozo. Umukobwa umwe bita Sara, ayo magambo twayasomye mu makuru y'ahandi tujye twiga, ngira ngo ni mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa 8. Uyu muntu bita Sara yari umunyeshuri ariko wabaga mu gihugu aho ubukristo butari bwemewe. Nuko Sara agahora asaba mwarimu wo mwigishaga, amubwira ati, wamfashije koko nkajya mbasha kujya gusenga ku isabato? Umwarimu we agakomeza kubyanga, ndetse akamukangisha akamubwira ati, ahubwo nukomeza ibyo bintu bazakwirukana kuri iki kigo. Sara yari ihanganye akajya asenga ntajye mu ishuri. Umwaka ukurikiyeho aza kugira amahirwe, bamuha uburenganzira bwo kujya gusenga. Nuko Sara yari umuririmbyi mwiza cyane. Igihe kimwe baza kumusaba kuza kuririmba mu birori bigeneye bigendereye kumurika impano z'abanyeshuri. Igihe umwarimu yamwegera amubwira ati, Sara, turashaka kuzaririmba muri ibi birori. Sara yabwiye uyu mwarimu wamusanze ati, rero njyewe njya ndirimba indirimbo zerekeye ku Mana gusa. Haleluya. Narabikunze cyane igihe numvaga iki gitekerezo, narabikunze cyane. Sara yaravuze ati, njyewe nazi n'indirimbo ndirimba indirimbo z'Imana gusa, zerekeye ku Mana gusa. Niba zizaharirimbwa nzaririmba, niba munsaba kuririmba indi ntabwo nzayiririmba. Kimwe mu bintu bitugoye ni imvange. Dufite imvange nyinshi ituma tubira ibyo dufata n'ibyo tureka. Ugasanga ikirenge kimwe kiba mu by'isi cyane, ikindi kiba mu bindi. Ubu hari akaga gakomeye k'ubuhanzi bw'abasore bari muri hip hop, bajya guhimba n'indirimbo y'Imana ukumva harimo ka hip hop. N'abacuranzi nuko bamva hip hop nyinshi, yajya gucuranga umva harimo ka hip hop no mu by'Imana. Amatorero yashoboye ibintu byinshi, yashoboye kugerageza gushyira ibintu byinshi ku murongo ku bijyanye n'ukuntu abaririmbyi bifata, uko bameze. Ariko reka mbabwira akantu kamwe. Niba hari umugoroba ingora, simbabeshye, simbirariraho. Umugoroba ndi mu mavuna ku isabato ni mugoroba, mushaka korali ziceka, niko babyita. Ngo ni korali zigenza gute? Ziceka. Abakuru bari aha ngaha bari mu itorero kera, twari tumenyereye indirimbo zituje mu itorero ryacu. Twari tumenyereye abaririmbyi baguma baririmba ubona ko bari kurihimbaza Imana. Ariko ubu korali idacetse ngo iterere hano yongere iterere hariya,
si umwanya wabyo, ariko reka mbabwire ko uko abantu bashyira ibintu byinshi mu ndirimbo niko ibirangaza biba byinshi. Aho gucyura amagambo ugacyaha ukuntu umuntu yabyinaga, ukuntu umuntu yasimbukaga, ugasanga niko kantu wibuka. Indirimbo yavuga gute ngo ya yindi ngo basimbukaga gutyo, ugasanga nibyo umuntu yacyuye. Sara aravuga ati njye ndirimba indirimbo zivuga Imana gusa, simbivanga. Nyamara baramwemereye, afatanya nabo biganaga bategura indirimbo. Igihe ibirori byategurwaga byashyizwe ku isabato, bimaze gushyirwa ku isabato, Sara yarababwiye ati giye sinkiririmbye, ntabwo ku isabato nzaza muri ibyo birori. Nuko bagenzi ba Sara bafatanya na Sara gusenga cyane. Nuko ku munsi w'isabato habaho ikirere kibi, ibirori byimurirwa ku cyumweru. Hanyuma Sara na bagenzi be bararirimba indirimbo yabo, indirimbo y'ikirangirire, indirimbo yo guhimbaza Imana yonyine rukumbi yari iri muri iryo teraniro, ituma abantu bashima Imana. Bene data, mureke tugire ububiko bwiza bw'Imana mu mitima yacu. Ni igihe cyo kuzuza ubwenge bwacu n'imitima yacu ubumenyi nyakuri bw'urukundo Yesu yadukunze. Turi mu gihe usanga dukunda kumva abantu kenshi batwigisha ibijyanye n'ubukene bwacu n'ibintu dushaka mu buryo bw'umubiri, izo bita motivation speeches, discours de motivation, bya bintu nyine bitubwira uburyo tuzatera imbere mu mwaka umwe tukaba tubaye abakire. Ibyo nibyo dushaka kumva. Hari uburyo bumwe rukumbi bwo kugira Imana nyambere, ni ukuyishyira mu mitima yacu, ni ukuyigira inshuti yawe magara, ni ukuyemerera ikaganza ubuzima bwawe. Nitubikora dutyo mu gihe gito, Yesu Kristo azaba insanganyamatsiko y'ubuzima bwacu. Yesu Kristo azahinduka ububiko bw'intwaro zacu. Uzadusanga nitujya kumurikira, nzamubwira uti dore Yesu wakoze ibitangaza mu mirimo yacu. Ntabwo tuzirata ibyacu, tuzirata ibya Yesu. Witondera aho utinda, hagena umurage wawe. Utindana n'Imana ikagusiga kwera, watindana n'isi ikagusiga kwanduzwa. Tujya tuvuga ngo twabuze igihe, nta mwanya dufite wo gutanga, ariko buriya reka mbabwire ntabwo tubura igihe rwose, ahubwo igihe cyacu tugiha ibyo dukunda. Icyerekezo urebamo nicyo ujyamo, icyerekezo uhanze amaso nicyo uzerekeramo, icyo ubiba nicyo uzasarura. Aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uzaba. Iherezo ryawe ni igiteranyo cy'amahitamo ukora buri munsi, buri saha. Hitamo neza, hitamo Yesu. Turasoreza muri Yesaya 61. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Reka Kristo abe ububiko rw'intwaro zacu, reka Kristo abe arsenali yacu. Imana ibaha umugisha. Mana yacu nziza, turagushimye cyane kuko uri Imana ikiza. Twese uko turi aha ngaha dukeneye ubuntu bwawe Data, uha imitima yacu kubisobanukirwa. Kandi ubwo turi mu rugendo rugana mu ijuru, tukaba twarasogongeye tukamenya uburyo ugira neza. Uwiteka utwemerere tukugire nyambere, udushoboze kugira ngo akanwa kacu abe ariwe kavuga, imitima yacu abe ariwe ihimbaza, imirimo yacu iguhesha icyubahiro. Tugira byinshi dushyiraho ubwenge bwacu, tugira byinshi twirata, ariko uhereye none udushoboza kugira ngo abe ari utubere ububiko bw'intwaro, kandi abe ariwe turatira abantu. Reka aho duteranira ibitabo byo mu ijuru bijye bibumburwa, nuko amagambo y'urwibutso yandikwe, kuko abana bawe bahimbaza izina ryawe. Tugiye kuva hano tugenda, ujyane natwe, urinde intambwe zacu. Buri wese mu muryango we ukomeze kumuha umugisha, abakuru n'abatoya tubona ubwiza bwawe, kandi iminsi waduhaye tubere iminsi yo kuzamurwa ku rugero rusumbyeho. Uwiteka Mana nziza, reka ujyane natwe kandi uzatugarura amahoro. Uduhe ububasha bwo kurarika bagenzi bacu, kugira ngo aya magambo y'ubugingo twe kuyisangiza twenyine, ahubwo hamwe na bagenzi bacu akomeze kutubera impamvu twiteguza ubwami bwawe. Ubane natwe muri uyu mugoroba, turinde muri iri joro, kandi uzatugarurana amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.